muraho mwese. Yebwo rero tugiye gutangira gahunda yo guherekeza umuvandimwe wacu. Igihe muvugana rero nijye ngiye kuyobora iyi gahunda yo kugira ngo duherekeze mushiki wacu. Amazina nkaba nitwa Minani Frodowari, nkaba ncumbitse mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Gihinga, aho mu isaha niho mbarizwa. Nkaba ndi umudivantiste umunsi wa karindwi mu itorero ryo mu kinyejana giheruka cya karindwi. Ubwo rero tugiye gusohora umurambo, noneho dukore gahunda zo guherekeza umuvandimwe wacu. Icyakora abavandimwe kandi inshuti z'umuryango, hari ibyo mumenyereye mutari bubone muri gahunda yo guherekeza umuvandimwe wacu. Twajyaga dukoresha nk'imihango imwe n'imwe mutari bubone mwajyaga mubona cyangwa se munakoresha hirya no hino twasezeraga abaturanyi cyangwa se abavandimwe badukuwemo. Ikaba ari imihango itagize ikimaze. Ubwo iyo ngiyo nk'itorero ry'abadivantiste nimubona tutayikoresheje ntimwibaze impamvu. Nuko twasanze ibyo ari ibizira byatwinjiranye mu itorero, mu mahame shingiro y'itorero ry'abadivantiste tugenderaho ntaho tugiye tubibona, haba mu byanditswe byera, Bibiliya n'umwuka buhanuzi. Ubwo nimubona nta bibaye, yego hari ibintu bijya bihinduka mu bantu ntibabyakire neza, twibariye ko batakoze ibi ngibi, abantu ni bwoko ki. Ubwo muri hangana nuko biba bigenze. Ubwo rero haragiye gusohora umurambo, bakwihuta bakadufasha kugira ngo gahunda zitangire. Tugiye gukora gahunda rero igendanye n'amasengesho. Habaho kuririmba no gusenga ndetse twumve n'ijambo ry'Imana bagaragu b'Imana baduteguriye.
ubwo rero muri bimwe navuze muri gahunda ari gahunda tutari bukoreshe mwajyaga mubona cyangwa se mwajyaga munakora nko gusezera ku murambo. Icyo ntabwo turi bugikore kuko abantu basezeranaho ari bazima, nagusuye ukamperekeza ukagira aho ugarukira ungereza tugasezeranaho, mwabyumvise. Ubwo rero abantu basezeranaho ari bazima kuba bagegera n'igihe cyo guteganya ko bazongera no kubonana, mwabyumvise. Ubwo rero iyo gahunda nimubona tutayikoresheje mwihangane, nuko biri ku itorero ry'Abadivantiste. Ntabwo iyo gahunda yo gusezera ko uwatuvuyemo washizemo umubiri ntacyo biba mwimamariye kuko ntacyo abazi, kuko mu gitabo cy'umubwiriza baratubwiye ngo abazima bazi ko bazapfa ariko uwapfuye ntacyo baki, urwango rwa n'imigambi yose ibirangiriye aho ngaho. Ubwo rero bitewe n'uko naho tugiye kwerekera ku irimbi ari kure, turakora gahunda mu buryo bwihuse. Reka ugiye kuduterera indirimbo ahaguruke, narangiza harabaho gusenga. Ufite gahunda yo gusenga nawe yegere hafi, ndetse n'uwateguye icyigisho. Murakoze. Turasaba ababa bambaye ingofero bazikuremo, abo bishobokera mugerageze guhaguruka nubwo hariho izuba, hanyuma tugerageze kuririmba indirimbo y'189 iravuga ngo twabuze gakondo muri iyi si. Twese tugerageje guhaguruka. Twabuze gakondo muri iyi si tuyirimo turabasuhuke, ariko ikitunezeza nuko dushaka gakondo irushaho kuba nziza. Twabuze gakondo muri iyi si tugamije iwacu mu ijuru, niyo Siyoni ihoraho ifite umucyo udashira, ihorera bagirana. Mbega uburyo tuzanezererwa aho abagenzi batumuruho, icyamama baba none nkaguruka nkigerayo, nkibanira nawe mwami. Mutima wanjye reka kuganya, dore igihe Imana yangeneye nicyo cyiza, nicyo cyiza. Nge nkomeza kwiringira, ngeze ubwiza mpamagara. Turagushimiye data wa twese, Imana ikomeye, uriho, wahozeho, uzahoraho kubiha ibindi. Uruwera, 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 ishimwe n'icyo no guhimbazwa n'ubutware, gutaramirwa no gupfukamirwa nibikomeze kuri byawe iteka. Duciriye bugufi imbere yawe Nyagasani, ahangaha muri Ricumbi, aho duteranijwe no guherekeza uyu muvandimwe wakuye mu mubiri. Reka tugushimire ko twebwe abagihumeka, kuko ari unyuranye ibihe byo kubaho kwacu, ukaba watuzanye hano kugira ngo nabwo tubashe kuhigira. Uhabwe icyubahiro. Uyu yasinzire, ariko uyu munsi n'igihe cyangwa se n'undi cyangwa ejo bundi, niyo mpamvu dukwiye kwita ku iherezo ry'ubugingo bwacu. Buri muntu wese akibaza uko bizagenda hirya y'ejo, buri muntu wese akitekerezaho. Uyu wihesha icyubahiro muri buri muntu, mwe kwita ku iherezo ry'ubugingo.
uyu wasinziriye ntabwo rero turi kuvuga cyane aho turi kuvuga ni umuryango asize uwugendere ndakwinjiza ukugireho umugisha muri byose uwuhumurize uwukomeze uwushyire mu biganza byawe ubabere umubyeyi inama yajyaga zibaha nawe ubashe kuzibaha ndetse nyagasani urukundo yabakundaga wowe urubakubire kenshi kuko tuzi neza ko ukwisunze adahinduka imfubyi cyangwa umupfakazi ahubwo nyagasani akomezwa mu gituza cyawe akaha ubuziraherezo akazabona ubugingo buhoraho icyo twizeye ni uko abantu baramuka bakiranutse abo babuze bazababona uduhamere rwo kugira kwizera gushyitse kugira ngo abagenzi badukurwamo uduhe kuzahura kuri rwa rurembo Siyoni tuvuga ko Imana yacu twatigeze tuzanira agakiza ubwo rero tugiye uyu muhango dutangiye turasabye ko ngo uzubemo kugeza usoje mu izina rye k'umwami wacu amen. amateka ye murayaturusha mwebwe abari baturanye na nyakwigendera. Niyo mpamvu rero ubwo twaje kumuherekeza ngo bagiye hariya kuharuhukira, icyo twizera ni uko ntabwo turi Imana ngo turebe mu mitima, ariko ku bigaragara abo twahuraga nawe nitwizera tuzahurira ku rurembo Siyoni. Burya umubiri ugira intege nkeya, ariko reka mwese dukomezanye. Ubundi uyu muhango ntabwo uba ari mwiza, ni umuhango mubi, ariko nanone ukongera ukaba mwiza kuko duherekeje umuvandimwe wacu mu cyubahiro mu buryo bwiza kandi bukwiriye. Amagambo ngiye gusoma ari muri Bibiliya, igitabo mwese mukunda cyane, ntabwo ngiye kuyasomera nyakwigendera, ahubwo ni twebwe tugize gute turiho. Icyaha kimaze kuza muri iyi si, muri ubu butaka dutuyeho, cyahise kizana urupfu. Bibiliya yanjye cyangwa iyawe irambwira ngo kuko mwanze kumvira ijambo ry'Uhoraho no gupfa muzagira gute. Iri ni itegeko ry'Imana ridahinduka ku nyoko muntu yose. Wabyumva neza cyangwa ukabyumva nabi, nuko bimeze. Dushimira Imana yuko yandikishije iri jambo kandi ikaririnda kugeza kuri twebwe ab'iki gihe cyo mu minsi iruhije kandi igoye y'imperuka. Reka twumve icyo ritubwira. Igitabo cy'umubwiriza, uriya w'umuhanga w'umunyabwenge Salomo hari icyo yavuze ku gice cya 7 ku murongo wa 12. Yaravuze ati, kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo, ariko umumaro w'ubwenge, ariko umumaro wo kumenya n'uyu, nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki, igihe cy'ubugingo bwanjye kuri wowe kimeze nk'ubusa. Nukuri umuntu wese nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ese ashimwe nta muntu ukozwe mu maguru.
ikintu gihagaritse inyoko muntu ku isi ni akantu kangana barakitwa umwuka. uri muri Nyaruguru ashakana na Lewo babyarana abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2. Abakobwa barasinziriye, asize umuhungu umwe, akaba afite n'abuzukuru 6, akaba asize umuryango w'abantu 7. Akaba avuye mu mubiri afite imyaka 71. Asinze rero tariki 14 z'ukwa 2 2025. Imana imuhire kandi mwakire mu babo. Twebwe turi ahangaha burupfu rurakomanga natwe rutubwira yuko urumujyanye ari wowe. Turabasabira namwe kugira ngo mugire iherezo ryiza. Kandi buri muntu yite ku gihe cye kuko igihe cy'umuntu ni kigufi kandi akimenya gihumeka iyo umwuka umushizemo biba birangiye. Ndakwifuriza amagambo meza nk'ayo Daniel yabwiwe avanga igende utegereze imperuka kuko uzaruka kandi uzahagarara mu bwana wawe iyo minsi nishira. Ubu nyakwigendera nicyo kimurindire guhagarara mu mwanya we. Nawe rero usigaye umenye yuko ejo ni wowe, ejo ni jyewe. Reka twese Imana iduhe natwe kuzagira iherezo ryiza mu izina rya Yesu. Gahunda tugezeho rero tugiye kwerekera ku musozo, ariko tugiye gutanga ubufasha kuba umuryango usigaye. Mwabyumvise? Tugiye gutanga ubufasha bwo gufasha ab'umuryango usigaye, icyo bamwe mujya mwita peteroli. Bazerera kure iwabo kuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma ye. Azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Ibituro by'abera bose uko bangana byose bizakingurwa bose, kandi intego z'abasinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi. Azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Akizadutanya muri iyo si nziza tuzaririmba uko twakize. Abacunguwe bazaba bavuye hose baranyuma miwowe. Azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza. Abagenzi bose barembye bazakira umukiza naza kwima. Haleluya amina, haleluya iteka nitwitonda
tuzahatura bamasonezerwa banduye wiringira maze uzamarika magiza azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembye bazakira umukiza ntazapfira umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba yaje gukora nyabera babanje mu ijuru ku irembo ubufasha mutanze buhwanye n'ibihumbi 13,600 itorero yasengeragamo natwe ari inkunga twateguye yo gufasha ino muryango ihwanye n'ibihumbi 53,800 ubwo yose hamwe twateranya mu bateranye muri iki giteranyo ubwo ayitorero ndibiragasukize ayandi ngaya ubuyabika murakoze tugiye gutora indirimbo rero isoza gahunda twari dufite hano noneho harabaho isengesho dufite twerekera aho tugiye gushyingura Yesu ashimwe abafite ingofero muzikuremo tugiye kuririmba n'ubundi indirimbo ya 4 hanyuma baba baririmbyi nabo badufashe kugira ngo ibintu bigende neza amakuru meza mengwa n'abagenzi bazerera kure y'iwabo kuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi agiye kwima ingoma ye azaza nabizi ko azagaruka nuko azaza
hazaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza naza kwima nta kizadutanya muri iyo sisha nziza tuzaririmba uko twakize abacunguwe bazaba bavuye hose baramya umwami wo mu ijuru azaza nabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza naza kwima haleluya amina haleluya iteka nitwitanga tuzahatura wamazonezerwa kandi ujye wiringira maze uzambarika amagiza azaza ndabizi ko azagaruka nuko azaza rwose azaza abagenzi bose barembye bazagira umukiza naza kwima abantu mwese babasha gupfukama twapfukama ariko batabishobora reka njye mpfukamye dusenga Imana. Amen. Mana yacu ugira neza ugira imbabazi nyinshi n'urukundo, turagupfukamiye muri aya masaha kuko uri uwo gupfukamirwa, izina ryawe ryubahwe. Amen. Tugushimiye uburinzi bwawe bwabanye natwe kuva mu gitondo tukuragiza iyi gahunda, wakomeze kubana natwe, abamarayika bawe baturinze, uhabwe icyubahiro. Amen. Turi imbere yawe rero tugusabye cyane kugira ngo ukomeze kudukingira umutekano. Dore tugiye kuva ahangaha twerekeza ku irimbi, aho tugiye gushyira mushiki wacu aho agomba kuruhukira mu mva. Turagusaba cyane kugira ngo ubane natwe. Amen. Kandi ugendane natwe kugira ngo umwami wacu dusohoreye amahoro mu cyubahiro kibi cyane. Amen. abiringiye Uwiteka akababera ibyiringiro, bameze nka wa musozi wa Siyoni uri hagati y'iyindi misozi y'i Yerusalemu. Ni kw'abakunzi b'Imana bagoswe n'urukundo rwe, abiringiye Uwiteka akababera ibyiringiro, bameze nka wa musozi wa Siyoni uri hagati y'iyindi misozi y'i Yerusalemu. Ni kw'abakunzi b'Imana bagoswe n'urukundo rwe. Nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. Nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera.
ukunde nka Dawidi, unyure mu nzira nziza y'ubugingo, usaba imbaraga nziza ziva ku mwami data, ubane nawe mu bwami bwe ubudatandukana. Jya wihangana nka Yobu, ukunde nka Dawidi, unyure mu nzira nziza y'ubugingo, usaba imbaraga nziza ziva ku mwami data, ubane nawe mu bwami bwe ubudatandukana. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. Intambara zirakwiye, imisozi irarumbaraye, inzara ndetse n'ibyorezo biri muri iyi si, ariko byose bimeze nk'intare ziziritse, ihangane turi hafi yo gutabarwa. Intambara zirakwiye, imisozi irarumbaraye, inzara ndetse n'ibyorezo biri muri iyi si, ariko byose bimeze nk'intare ziziritse, ihangane turi hafi yo gutabarwa. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. abiringiye Uwiteka akababera ibyiringiro, bameze nka wa musozi wa Siyoni uri hagati y'iyindi misozi y'i Yerusalemu,
ni rw'abakunzi b'Imana bagoswe n'urukundo rwe, abiringiye Uwiteka akababera ibyiringiro, bameze nka wa musozi wa Siyoni uri hagati y'iyindi misozi y'i Yerusalemu, ni rw'abakunzi b'Imana bagoswe n'urukundo rwe. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. jya wihangana nka Yobu, ukunde nka Dawidi, unyure mu nzira nziza y'ubugingo, usabe imbaraga nziza ziva ku Mwami Data, ubane nawe mu bwami bwe ubudatandukana. jya wihangana nka Yobu, ukunde nka Dawidi, unyure mu nzira nziza y'ubugingo, usabe imbaraga nziza ziva ku Mwami Data, ubane nawe mu bwami bwe ubudatandukana. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. intambara zirakwiye, imisozi irarumbaraye, inzara ndetse n'ibyorezo biri muri iyi si, ariko byose bimeze nk'intare ziziritse, ihangane turi hafi yo gutabarwa. intambara zirakwiye, imisozi irarumbaraye, inzara ndetse n'ibyorezo biri muri iyi si, ariko byose bimeze nk'intare ziziritse, ihangane turi hafi yo gutabarwa. nubwo abanzi bahaguruka bameze nk'intare, nubwo imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. nubwo abanzi bahaguruka
imisozi yakwasama ishaka kubamira, guma gusa mu kwizera, uhanga amaso umusaraba, ufate Yesu nk'umukiza uzakurengera. ubona uyu mwana umukecuru akamugenera ishimwe nk'uwa uzamushyingura, kugira ngo ntabwo bisubiramo babivuze. yewe rero icyo nkora ni ugushima. uru rupfu rwaje rutunguranye. umubyeyi wanjye ikigaragara yari afite abantu bamukunda, n'ubu nabibonye kandi ndabashimira cyane. nta kindi rero ndiburenzeho, nta kindi burenzeho gikomeye kirenze ibyo. ubundi Imana kuri bambaye umugisha, murakoze cyane. ingiro bameze nka wa musozi wasi